Ndahasesekaye rero, ahangaha ngeze ni Kanombe, mvuye yo kure ku Rusumo, nje kureba ahantu perezida wa Rudaba ndetse n'ibirindiro bya Rudaho biherereye. Uturutse ku muhanda wa kaburimbo ugera iwe ni metero nkeya cyane zitageze muri 50. Aho uturutse kuri kaburimbo iruhande rw'ikigo cya gisirikare. Ugeze iwe akikijwe n'ingo nyinshi, hepfo hari abaturanyi, imbere n'inyuma, ndetse n'ahagana ruguru mu ruhande ruherera imbere. Hagati y'iyo nzu ni hagati nyuma y'inzu y'urugo rumwe, nashoboye no kumenya amazina y'aho hantu ngo bahita kwa Musoni. Harimo ikibanza kitubatse. Ingo zose zifite umuriro, bose bafite amazi. Ndashaka rero gukomeza ntembera, nakomeze kugenda ntembera ndeba izo nzu uko zubatse. Ikigaragara, uru rugo rwa perezida wa Ruda biragaragara nkaho ari rwo rwubatswe mbere yazo. Ni inzu yubatse ku buryo bugezweho, bwari bugezweho muri icyo gihe, yubakanywe ubuhanga. Ndeka nyegere nyigeremo ndetse nsuhuze n'abarimo. Birumvikana ubwo ndasuhuza nyir'urugo. Muraho ba nyir'urugo? Muraho neza. Tugeze iwawe. Murahasesekaye koko, nibyo koko. Inzu yawe ni nziza, irimo amakaro, bigaragara ko ari ya makaro yakorwaga n'uruganda bya mbere. Icyo mu gihe cyawashyirwamo, ndakeka yashyirwaga mu nzu n'abakeya. Birumvikana hakorwaga amakaro original atara amapiratano, ngo pirata byari bitaraza, na plafo complex y'akataraboneka. Urabibona ko n'ibikuta bisize amarangi, hasi hose haraburiye amakaro gusa. Ubwo mwabyumvise ko ari barafinda Segikubo Fred twasuye iwe mu rugo. Nanjye nk'umunyamakuru watembereye mvuye ku Rusumo, aho nkorera akazi kanjye k'umunyamakuru. Iyi ikaba ari radiyo ya Ruda, mugiye gukomeza mwumva mugezwaho amakuru atandukanye. Turi bwimbike ku buzima cyane bwa Barafinda Fred, witeguye kuyobora igihugu. Akaba agiye kukiyobora afite impamvu 200 agiye kukiyoboresha, atari ku Rwanda gusa ndetse na Afurika. Afite impamvu 2,000 ndetse n'isi yose ntabwo yayibagiwe ho ni 20,000. Murumva ko tugiye kuganira na perezida w'uburyohe nk'uko mwamwiyumviye. Ahangaha iwawe se tugeze, nazengurutse mu ngo z'abaturanyi ndareba. Uvuye ku muhanda nasanze hatarimo na metero 50 iruhande rw'ikigo cya gisirikare. Ukomeje hirya uwo muhanda ni ugana ahahoze ariko nyakwigendera Habyarimana, aho nanone hari uhabaye mizi. Ndakeka ntabeshye. Birumvikana hirya hariya niho hari kwa nyakwigendera perezida Habyarimana, wahagaze kuyobora Repubulika y'u Rwanda 94 gusubira hirya. Ubwo haje none gutorwa na Pasiteri Bizimungu, nawe abaye perezida. Birumvikana nanone urwo rugo rukaba rwegereye ikigo cya gisirikare. Hari ibigo bitatu wenda, ibitaro bikuru bya gisirikare, hakaba n'ikigo cya gisirikare, hakaba n'icya militare. Birumvikana aho ngaho nanjye noneho nkaba ntuye munsi ya kaburimbo, noneho nabo bakaba batuye haruguru ya kaburimbo. Noneho hirya yaho ku muhanda haruguru ya kaburimbo hari ikigo kibuga mpuzamahanga cy'indege cy'i Kanombe. Birumvikana cyitwaga cya Girigori Kayibanda kera, ariko ubu kikaba cyarahinduriwe izina cyitwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege cy'i Kigali. Ubwo nkurikije uko mbyumva neza, nanone kandi tubwira none tugira ngo twumvishe abantu badukurikiye, uvuye ku rugo rwe ujya ku muhanda munini mpuzamahanga, buriya aho haba harimo nka metero zingahe? Birumvikana ubundi ziri munsi ya 50, kuko hagati
yaho ni wanjye harimo undi muhanda w'igitaka, munsi y'uwo w'igitaka niho hari rwose icyapa kikata kijya iwanjye mu birindiro, ariko iwanjye nkaba nkikizwe n'abantu urebye bakomeye cyane babirokoroko, noneho hose usanga mbese ni abantu bakomeye cyane, nta muntu woroshye ukikije perezida wa ruda. Noneho hirya yaho niho hari n'akazu k'indege kayobora indege zose mpuzamahanga zigiye kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'i Kigali hano i Kanombe. Birumvikana twe abaruda aho dutuye nuko dutuye kandi dutuye neza, birumvikana. Ariko biratangaje nk'uko nawe uri kuzenguruka, umaze no kuzenguruka hirya no hino uru rugo rwanjye, urabona mu nzu huzuyemo amatara hejuru, ariko biratangaje. Rensitaye inzu rime installation, ariko biratangaje, hari ibintu bimyansa wabonamo namba. Ahubwo ubwo nari ndiho wabonaga ko ndiho ndeba impande zose, nari ngiye kubwira ngo nta hantu nawe ncometse aka kantu kanjye. Birumvikana nanjye ndatugira twinshi cyane, ngira ibihumbi n'ibihumbagiza nahaye n'abarudakazi mu gihugu hose, ariko nanjye utwo mfite hano kugira ngo nsomeke ngire n'icyo nkora bigendanye n'ikoranabuhanga, nuko nanjye nitabaza abaturanyi bakure, abaturiye mu murenge wa Nyarugunga, akagari k'Akamashashi, umudugudu wa Kindege hano duturiyemo. Noneho ugasanga nanjye ndajya gucyaginga hirya no hino. Muri make nta muriro, nta mazi, nta n'inzira ijya inava n'iwanjye ngira, baramfungiye byose. Nari nagatangaye. Nakomeje ndeba inzira zigenda zinjira mu zindi ngo, nkabona ari imihanda yinjirayo ikoze neza, ari ahantu ubona imodoka yakanyuze. Ahandi ho uje hano kwa perezida wa ruda koko nta nzira ihari, irunzemo amabuye, ndetse ndabona harimo n'igikuta kirimo gishakwa kubakwa ahari cyangwa se cyahagaritswe. Ndi kubona nta mazi ahari, ndabona ese watunyura muri make bimeze gute? Ni wowe wabishatse kutagira amazi se? Ni impamvu zawe? Aho twagira ngo musobanurire abantu uko byaba bimeze. Oya bambe, ntabwo ari impamvu zanjye bwite, ahubwo ni impamvu z'akarengane k'ibihekane. Urabona gukorera akarengane ahataho, kandi agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, twe twahuye n'akarengane hano. Nta mwana wanjye wagize umutekano, na first lady yagiye agira umutekano muke, nanjye no kuvuga muri make twatuye hano kubera iterambere twari dufite, tuzanye amajyambere, dushaka kubaka kaminuza y'ururimi rw'icyongereza n'ubumenyi rusange hano. Ibyo byose byatumiye bagira ishari, aho kugira ishaka ngo badushigikire, bagira ishari ryo kuturwanya no kutubangamira no kwitambika imbere no kubangamira amajyambere n'iterambere twari tuzanye. Kugeza ubu nta mazi, nta muriro. Birumvikana babonye bidahagije badufungira n'inzira kugira ngo tuzabure n'aho tunyuza ibyo bikorwa remezo. Usibye kunyuza ibikorwa remezo, natwe tuzabura aho tunyura, hanyuma bagende bakwirakwiza imvugo ngo turi abasazi, ngo twarwaye mu bwonko, ibintu nk'ibyo. Kandi nyamara ari umuco wo gutekinika n'isebanya-buhanga muri make bagiye bifashisha. Sinjye njyenyine, babikoreye n'abantu batandukanye benshi mu gihugu aho nanyuze hose. Tumaze gushinga ishyaka ruda, twagiye dusanga benshi babikomerekeyemo, benshi bababaye, benshi bahutajwe muri ubwo buryo. Abo bose bakajya bajya ku muvunyi muri Transparency International Rwanda, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, mu bugenzuzi bw'inkiko muri Repubulika y'u Rwanda, ubwo ni mu rukiko rw'ikirenga. Birumvikana kwa bameya batandukanye b'umujyi wa Kigali, karere ka Kicukiro n'utundi turere tw'abo bantu babarizwamo nanjye. Ubwo birumvikana twahitabaza inzego zitandukanye za minisiteri, zishinzwe umutekano, birumvikana z'imiyoborere myiza hose.
muri make ni imiyoborere. Ntabwo navuga ngo ni imiyoborere myiza, ahubwo si nsobanuye wenda ibyo batambwiye, ariko icyo bavuga ngo ni minisiteri y'imiyoborere gusa. Ntabwo tuba tuzi ni kuko imiyoborere habamo imiyoborere myiza n'imiyoborere mibi, rero ntituzi ibyo noneho bo ubwabo bashinzwe, kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuturanyi yamufungira inzira umuturanyi mugenzi we, none n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakabigiramo akaboko karekare nabo bakabishigikira, umuturage agafungirwa inzira, akabura amazi, akarinda abura umuriro, akabura aho asohokera n'aho yinjirira, n'abana be ku buryo ewana n'abana bakwiga nabi, bakagira imibereho mibi, ntibisanzure, ntibidagadure, no kwivuza ugasanga ni ikibazo. Ibi byose bikabagiraho ingaruka mu mibereho isanzwe, aho kugira ngo bagire imibereho myiza ugasanga barashaka bagira imibereho mibi, niyo badutsindagiramo ugasanga nta nzira ibikorwa remezo n'amajyambere byatugeraho, turafungiranye muri make, ako tukakita ko ari akarengane k'ibihekane. Nta mazi, nta muriro, ubwo siyo ni imibereho myiza, iyo bayita imibereho mibi. Birumvikana ubwo umutekano ntawo, baraduteraga buri gihe cyose. Ibyo rero nibyo byatumye dushinga ishaka RUDA. Niyo mpamvu tubabwira RUDA ni ishaka rya politike nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse, rizarengera abanyarwanda bose ibihe byose, abakuru n'abakiri bato, n'abo bose baturenganya rizabarengera, ntirizabarenganya, tuzabarenganura kuko nabo bararenganye mu bwoko. Ibise n'ibiki uzanye kandi impapuro uyu murundo wose se ko ari nyinshi? Reka ndebe runo ngo umwanzuro nsomera umbwira. Uyu ni umwanzuro birumvikana wo ku muvunyi, ku rwego rw'umuvunyi, rwego rw'igihugu rw'umuvunyi. Nabo bamaze gusuzuma impamvu zose, byabaye ngombwa ko bandika basaba perezida w'urukiko rw'ibanze ko atanga imyanzuro. Umugabo Musoni Augustin yatanze, yakoresheje muri make atanga ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga. Yamaze kumfungira inzira, yagiye yihuta atanga n'ikirego mu rukiko kugira ngo banzahaze bamputaze kurushirizaho, amfungiye inzira agenda atanga n'ikirego mu rukiko. Birumvika sinjye wanamureze, ahubwo wamfungiye inzira nawe wandeze, kugira ngo babone uko batekinika bamputaze, none bagende bavuga ngo uriya ni umusazi, ni umurwayi, ngo yagiye Indera, ibintu nk'ibyo. Nuko batekinika bahutaza abaturage muri make. Izi mpapuro rero ni umurundo w'impapuro nashoboye kugenda nzenguruka mu nzego zose z'ibanze nizo hejuru z'igihugu kugira ngo nkore iyo bwabaga nsabe kurenganurwa. Ejo n'ejo bundi batazifashisha ngo kuki ntabimenyesheje ubuyobozi, kuki ntabimenyeshe inzego z'ubuyobozi, nta rwego rw'ubuyobozi ntitabaje, nta rwego rw'ubuyobozi ntamenyesheje, bose narabamenyeshe, zaba inzego za gipolisi, zaba izishinzwe iperereza, hose no kwa Gakinya hose. Ubwo banjyanaga nabagejeho iyi mpamvu yatumye nshinga ishaka RUDA, nandika n'igitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 cyarenganura abanyarwanda ntibazahure n'akarengane nk'ako nahuye nako n'abandi baruda twahuriye kwa bameya, kwa muvunyi mukuru w'igihugu, muri Transparency International Rwanda, komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwa muntu, hirya no hino muri CID hose twitabazaga inzego kugira ngo ziturenganure, muri Minisiteri y'Ubutegetsi hose bw'igihugu, hose mu miyoborere myiza, iyo hose muri ZRGB hose twagezeyo tushobore kugaragaza bitagenda neza rwose baturenganure. Ariko hose kugeza ubu rwose ikibazo ntikirabonerwa igisubizo, kiracyaraho, kiracyatugonga, turacyagongwa na rwa rukuta twabwiwe muri make. None ikintu umuntu yakwibaza
nagiye mbona hano yagiye kurega, ndabona hano waritabye ndetse ukagenda wakazi, ndabona hari n'ahantu henshi wagiye ujya gutereshaho nteretsamo ama reception natezagamo kashe bansinyira hose nsaba ko narenganurwa. Ikindi hano bampaye amakonvokasiyo bamuhamagara akanga kwitaba, mu nkiko hose bamuhaga sinyasiyo tukazimushyira akanga kwitaba agasuzugura kuko akora muri rabu, ikigo gitubura imbuto mu Rwanda. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, yibona nk'umuntu ukomeye nawe bamufata nk'umuntu ukomeye, niyo mpamvu banamwakiriye no mu rukiko atanga ikirego, kubera yaregaga umuntu Barafinda Sekikubo Fred abona ko azamutsinda agira ngo azamwigondagondera, murenganya ubugira kabiri akarengane k'ibihekane, amfungiye inzira arangize ajya no gutanga n'ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga. Musoni arakabya, yarakabije ararenga aranarengera rwose, ahutaza abaturage abigambiriye, kandi akora muri rabu mu kigo cya leta gitubura imyaka mu Rwanda. None ko ndeba hano se abakozi b'akarere ndeba hano baje kuguha inzira, singira ngo ubwo byarakemutse? Oya, hano bari baje gukemura iki ngiki cy'uyu Leonira Nyanzira utari waratanze ikirego mu rukiko. We urumva yahise agurisha rwihishwa aratoroka arahunga, noneho akarere kaza kasenya umusarani yari yarubatsemo afatanyije na Musoni. Musoni we yubatsemo fondasiyo, y'uru rukuta rwa fondasiyo ashaka kuzamura inzu, yagurira mu nzira yanjye. Leonira watwara igice kimwe cy'inzira yubakamo umusarani, asibye iriya yo hepfo, iriya ureba hepfo yasibye iyo yari afite, aza kubaka gucukura iyindi mu nzira yanjye nshasha aranayubaka. Amaze kuyisakara umuyaga ugize araza utwara isakaro igihe kimwe, noneho akarere nako kahita kaza gasenya ibi bitafari babirundamo, nuko hano mba ariho nyura iby'agateganyo mu gihe uyu Musoni Agostine atarakuramo iyi fondasiyo yigize ruguru ku rubibi rwe aho rwahoze. Urabona ko yarutemye ararurimbura, noneho ararengera amanuka afunga inzira yanjye abigambiriye afatanyije na Leonira Nyanzira. Leonira Nyanzira ariko igice yari yaratwaye cyo urumva akarere nicyo cyakazanye kugira ngo bakimwatse aranatoroka aranahunga. Ndumva bitoroshye. Ndabona nyuma iyo izi mpapuro nizo ndi kugenda nyuzamwe amaso ndeba, ndabona bagiye ku muvunyi mukuru akwereka kuri polisi bakubwira ngo nimuramuka musanze uyu muntu afite imyanzuro idahuye n'iyawe azasobanure aho yayikuye iyindi. Ese polisi yashoboye kumukurikirana cyangwa se uyu mugabo yaragiye azana imyanzuro koko ihuye n'iyawe, byagenze gute ahangaho? Murakoze cyane. Nk'uko umuvunyi mukuru yandikira perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga, nanjye birumvikana asaba ko bampa aho mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga kuri uwo perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga Ndahigwa Felix, ko yampa kopi y'umwanzuro Musoni Agostine yaba yaramuhaye mu rukiko ubwo yatangaga ikirego cye andega kandi yaranamfungiye n'inzira. Noneho uwo perezida w'urukiko rw'ibanze amenyesha ko uwo mwanzuro Musoni yaba yarakoresheje asabwa ko atigeze awuzana, atigeze awushyikiriza urukiko, atigeze awuha perezida w'urukiko. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ko bakiriye ikirego cye nta byangombwa yuzuza. None si ibyo bibaho mu mategeko y'u Rwanda ko
umuntu yakira ibyangombwa amategeko atuzuye? Birumvikana ashobora kuba ari umukozi wa leta yigererayo, bumvikana ari uwabo bakamwakira nta bindi bagombereye kumusaba nk'uko babisaba abandi baturage bose. None se ubwo icyacyo ntihaba harimo icyuho mu mategeko niba harimo abo ugomba kugira ibyo waka, kandi ngenzi ko abantu imbere y'amategeko yaba y'Imana yaba y'igihugu abantu bose bagomba kureshya. Itegeko rireba umuturage wese yagenda rikareba na perezida. Sinzi rero niba haba hari umuntu waba cyangwa se hari umuntu wica amategeko kugira ngo atone. Ibyo si byo bakwita gutonesha ubwo ngubwo? Niko bimeze. Ubwo ni ubutoni, ni ukurira ku butoni, ni ugukorera ku butoni. Bo ntibahanwa, ahubwo bafite mu nshingano kurenganya abandi, none kuko bo bigererayo kandi bishigikira bakifana bakirwanaho bagashyigikirana, haba no mu mafuti bagashyigikirana. Icyo nicyo cyatumye nanjye nk'usobanukiwe mu by'amategeko nahagurutse kugira ngo mbakurikiranire hafi nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi wamukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Bano bagabo nabakurikiranyeho kutasobanukirwa amategeko no kutayamenya neza, haba na buhoro, noneho bakanabyitwaza bakarengera bakarepinga amategeko bakayafata ku ngufu, noneho bakamenera mu cyuho bakarenganya abaturage, noneho bikumvikana bakaheraho banabaka kitu kidogo. Nkanjye yansabye miliyoni 3 uwo Ndahegwa Felix nze mwimye, antunga urutoki mu gahanga arambwira ngo bizandusha, ngo noneho nimba ntabyemeye bizangora. Niyo mpamvu yakoze imyanzuro mu rukiko rwiwe, atavuga ko nsinzwe cyangwa Musoni atsinzwe cyangwa atsinze, noneho ngo mbyakire neza, ngo avuze ko ngo Musoni ngo yiyubakire, kandi nyamara mfungira inzira. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubwo nanjye nibwo nitabazaga urukiko rwisumbuye, nk'uko mbizi ko batari bunyakire nabinyuze online, kubera akarengane k'ibihekane bari bunkorere, bari barimo bankorera. Noneho mbinyuze online, kirego kigera mu rwisumbuye, ngezeyo barambwira ko ikibazo cyavuye mu rwego rwo hasi rw'ibanze ntikijya kizorererwa mu rwisumbuye. Ndababwira sawa, ntacyo mu mpiyo myanzuro. Ubwo rero batanageze no kuri tere ngo wenda barebe n'imiterere y'ikibazo, bakemura ikibazo banazi n'icyari cyo. Kuko urwa mbere rushaka kukurenganya, noneho bo bagakoresha ubundi buhanga bize, haba mu mashuri cyangwa ubwenge karemano cyangwa kavukire muri make, noneho bakaba bwifashisha ubwo bwenge n'ubumenyi bakoze mu korogo bavanze, bikaba byabafasha gutahura akarengane ku muturage. Ariko ibyo byose ntibashishikazwa n'ibyo, bashishikazwa n'umubare w'imanza baba barangije bakabihemberwa, bo bakumva bari mu kazi kose barakora imirimo ya leta neza bayinoza, kandi nyamara si ukunoza ahubwo no konona. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane n'abasabye uwo mwanzuro bawumpaye niko kwandikira urwego rw'umuvunyi. Urwego rw'umuvunyi rwo rurabisuzuma, rusuzumanisha ubushishozi bwo kugikiza impamvu zose, niko kuntahurira ukuntu Musoni Augustin yandenganyije. Niyo mpamvu basabye polisi n'izindi nzego bireba bakuwe umugabo Musoni Augustin imyanzuro yakoresheje atanga ikirego, arangize avuga ko ntayo afite. Noneho uriya Ndahegwa Felix nawe ahita anyandikira ambwira neza mu nyandiko iriho na kashe ye ari yiyi, avuga ko umugabo Musoni Augustin atigeze amushyikiriza imyanzuro ye, nta nubwo yashyikirize imyanzuro yabunziye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugunga. Tukibaza yaba yaramwakiriye ate, mu buhe buryo? Ubwo buryo bwa forode nk'uko warumbaje haruguru hariya bubaho mu mategeko? Hari amategeko agira forode hagati aho? Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, icyo nicyo gihanga n'abafatanye cy'akarengane k'ibihekane. Ubwo Musoni Augustin na Ndahegwa Felix bafatanyije kunkorera icyaha, nje Barafinda Sekikubo Fred nararenganye n'umuryango wanjye, umugore n'abana 10, ku buryo byatugezeho ingaruka mu myaka iyo yose. Birumvikana igiye mu myaka 20
baturenganya, baraturenganyije, badukoreye urugomo ntabarwa, ntasobanurwa, n'ibintu utabona n'uburyo usobanuramo uburemere bwabyo, biremera tonizi n'amatonizi, byatugizeho ingaruka z'akataraboneka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ako ni akarengane k'ibihekane, ni indiri y'akarengane, ni urugero rukwereka ko n'abandi benshi barenganyijwe mu gihugu. Ni nayo mpamvu twavuye aho turahaguruka dushinga ishaka RUDA ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 Good Many Causes. Ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200. Turwanya akarengane k'ibihekane mu bize n'abatarize, ibitsina byose, mu bategetsi n'abagenerwa bikorwa. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twaje buhoro buhoro nk'uruhare uko ruza ku mutwe w'umusaza, tugamije kurwanya akarengane ako ariko kose n'akarengane k'ibihekane. Bityo rero uyu mugabo Musoni Augustin, ngaho turaje, nawe reba izi mpapuro zose zo mu nzego z'ubuyobozi zigera ku 120, ugere no kuri 200 na kangahe. Ayo yose twasabaga inzego zitandukanye ziturenganure, ntabwo bigeze bakora imirimo bajejwe ngo baturenganure, ahubwo ukajya kubona ko batinda babitenzatenziriya, kandi yaza kuba ari umuntu w'umukene baba baramukatiye imyaka yose. Mwe siko mubibona? Aha birumvikana ko birashekeje. Aho urubanza rutangira ntirucibwe, ndumva ngewe niba hakoze ubwo ntarimo na ruswa, ubundi ubwo y'ikimenyane cyangwa se ruswa yo gutonesha. Nkawe w'umunyapolitike iyo urebye ibintu ubona ibi bintu bitarashegeshe igihugu, aho ukomeye akosa ntahanwe, ariko woroheje yakosa agahanwa n'ibyo umukire yari guhanwa. Ibyo mbibona mu myubakire iba mu Rwanda, aho usanga abantu bakubuza ubuto babuhirika, aho baka inzu nini ntibayihirike. Ibyo nkunda kubibona henshi aho ngenda nyura, kandi ari iyo nini iri kubakwa ntibayujuje ibyangombwa bisabwa, ahubwo kuko yandi ntoya yubatswe ari y'umukene yo barayihirika. Hano ikindi kintu umuntu yagaruka agatekereza, ese niba umuntu arareze undi aritabye, ureze ntagarutse ngo aze asobanure aburane urubantu, kuvuga ngo yatagarutse abatsinzwe, ibyo yaburanaga biba byari amahugu cyangwa se biba byari amafuti, urubanza ruba rwikase ubwo ngubwo. None birenzaho bigezeho nawe ubwo agaruka akaza akajya kongera akazana indi myanzuro yindi tutazi aho yavuye. Bisabwa naho umwunzi abibonye abona ko harimo ikibazo, akoreza muri polisi, polisi irabibona ntigize ikibikoraho. Ese ko ubwabyo iyo ujyanye sheki itazigamiye ukayijyana kuri polisi, uwo muntu bagomba guhita kumukurikirana bakamufata. None umuntu aragenda agapapira impapuro akazizana, yazijyana kuri polisi ko nta kintu bivuze. Ako ni akarengane gakorwa, ariko hatanatirenganyijwe nuko n'amategeko ahonyorwa, kandi agahonyorwa abantu babireba. Ibyo ni uko uhonyora itegeko, burya uhonyoye n'uburenganzira bwa muntu. Ibyo ni ikibazo gikomeye, kandi ni ikibazo kigaragaza ahantu henshi hatandukanye muri kino gihugu ndetse n'ahandi muri Afurika. Ikindi kintu umuntu yakwibaza, ese uru rubanza ukareba imyaka rumaze, hari umuyobozi n'umwe wari waguhamagara kubaza atese rwa rubanza rwawe rwarakemutse? Ibyo nabyo umuntu yabyibaza. Kuki abayobozi batakurikirana ibibazo byabo bayoboye, kandi ari cyo kintu babereyeho? Bamanuke barebe niba umuntu yazanye ikirego, ese umuntu yarenganuwe, inzego z'ubutabera ntizite kuri icyo kibazo. Urakoze cyane, ubivuze nyine nk'umunyamategeko wakataraboneka. Baruda n'abantu b'abanyamakuru ni abantu mfata nk'abantu
biyubashye b'abanyacyubahiro ku rwego mpuzamahanga. Kuko wakwibaza we wakurikirana ute ikibazo cy'umuturage kikagenda ukamuha urupapuro kuki kitakurikiranwa ukamenya uko yarenganyijwe mbere ko ashaka no kurenganywa noneho ajyanye n'uwo mwanzuro cyane icyo cyemezo. Bityo rero umuyobozi wese agomba kuhita akurikirana arebe ko cya kibazo cy'aba muturage se cyaba cyarakemutse cyavuye mu nzira yabonye igisubizo. Icyo nta n'umuntu n'umwe nari nabona akurikirana icyo kibazo ngo wenda ahamagare ambaze cyangwa agenzure abaze. Kandi ikindi iki kibazo kiri ku ikoranabuhanga ku nkoranyambaga zitandukanye mpora ku maradiyo ku mateleviziyo mpora mbisobanura ko kise nimba babyumva kuki batasubira inyuma ngo bagenzure barebe ko cyakemutse cyangwa kitakemutse koko baze bagikemure. Birumvikana hose habamo ubufatanyabyaha cyangwa umutima utagambiriye gukemurira bamwe ibibazo, keretse wenda kuri bamwe ugasanga kuri bamwe ni sawa bo bakwiriye kuhorana ibibazo naho abandi ntibakwiriye kugira n'akabazo na gatoya kababaho. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ibyo nabyo umuntu ntiyakwirengagiza kubisuzuma, nabyo yabirebaho. Kubera iki abandi akantu kabakomaho kidogo bakarira bagatakamba byiteka ryose, noneho abandi byababaho bo ntibatabarwe. Kubera iki? Icyo ni ikindi kibazo gikomeye cyane. Nk'urugero nge nahatwaga sinyasiyo mu rukiko, Musoni Agostini yatanze ikirego ntiyasubira kujya kwitaba ngo aburane urubanza yanshoyemo hoya, ahubwo nijye uwaregwaga nahoraga nitaba mu rukiko bampa ikirangaminsi cyo kwitaba nkitaba nkubahiriza amategeko. Ariko barinda bampata amasinyasiyo aba ari menshi cyane, kandi mu mategeko sinyasiyo ya mbere uwatanze ikirego yatitabye, iya kabiri barucamaga. Ngiyo serivisi rero narayibuze. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane naho mpabonamo ubufatanyacyaha babikoze babigambiriye. Uyu mugabo Musoni Agostini na Leonira Nyanzira n'inzego zibanze n'abandi bose babigizemo uruhare. Abo bose birumvikana ubufatanyacyaha ni igihanga n'abafatanye. Muri politike rero nk'uko wari ubikomojeho, twe turahaguruka muri politike tukareba akantu n'akandi izo nenge zose tukavuga tuti twe mu buyobozi bwacu tuje kurwanya iki na kiriya, kuko nicyo cyahutaza abaturage kuva kare kose, nicyo cyatumye abaturage benshi bapfa, nicyo cyatumye abaturage benshi bashimutwa, nicyo cyatumye abaturage benshi bafatwa bagafungwa binyuranyijwe n'amategeko, binyuranya n'amategeko uko bukeye uko bwije. Nicyo cyatumye abaturage bose bishyira hamwe bashinga RUDA, nicyo cyatumye RUDA igira abantu b'abayoboke benshi bagera kuri miliyoni 10 ubu n'inusu n'ibihumbi 500. Birumvikana nicyo cyatumye RUDA ikundwa, kuko RUDA yaje kurenganura abarengana. RUDA irwanya akarengane, usibye n'akarengane n'akibihekane yaje kukarimburana imizi yako. Hanyuma ikanage hirya abaturage twirenganure, hanyuma ibi gihugu tugihe umurongo umwe ugororotse kandi ku butabera bwa bose, apana ubutabera bwa bamwe. Kandi twe ntitwaje kurenganya, twaje kurenganura bose, ibitsina byose, abakuze n'abakiri bato. RUDA rero ijya guhaguruka niyo abantu bahuye n'akarengane, twagonzwe n'urukuta, tugonga urukuta rwashyizweho, urukuta rw'amategeko adasobanutse, amategeko arenganya atarenganura abantu, ku buryo uwurega usanga ari we uregera. Muri make uwurega ni uregera. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nta kuntu rero yakemura ikibazo kandi ari we ugitera, ari we gitera. Niyo mpamvu ubona Musoni Agostini abari muri izo nzego z'ubwo buyobozi z'ubwo butegetsi, niyo mpamvu ubona ntacyo bamutwara. Kandi yaza kuba ari undi muturage ubu baba baramukatiye n'imyaka 29 bitewe n'uburemere bw'icyaha yankoreye nje n'umuryango wanjye, adushyira mu kato, mu akato katubuza
kwinjira no gusohoka iwacu twidegembya kumara igihe cy'imyaka ubu hafi 20 adukorera ubu bugizi bwa nabi afatanyije na bagenzi be. Birumvikana none niyo yaba ari umwaka umwe, niyo byaba ari igihe kingana gute, akarengana kariko kose si ngombwa ku muntu wari we wese, ku gitsina icyo ari cyo cyose, ku myaka iyo ari yo yose. None birumvikana n'isari bangiriye kubera nabaga mfite iterambere, babona ndi visionary, mfite icyerekezo kijya mbere, babona ashaka kubaka kaminuza y'ururimi rw'icyongereza n'ubumenyi rusange, nuko babitambitse kugira ngo bankome mu nkokora n'ibyo bikorwa remezo nari ngiye kubakira abanyarwanda n'u Rwanda na East Africa na Africa yose. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, uwo mutungo nari bukoreshe mu kubaka ibyo niwo wadutungaga muri icyo gihe nasiragiraga inyuma y'urwo rubanza umugabo Musoni Augustin yadushoyemo adufungira inzira. Ubu kugeza ubu nta mazi, nta muriro, nta terambere dufite iwacu, ahubwo ntibagarukiye aho, bakomezaga bacura n'umugambi bakadushimuta nkaburirwa irengero kumara iminsi 120. Bashimuse inshuro 5 zitandukanye kuva 2016, birumvikana umwaka wose na 2017 ubwo navagamo mu buroko muri gereza, nahoraga mfunza amapingo amaboko n'amaguru no mu rukenyerero ndi muri serikeye. Nimwe navuye nza gutanga kandidatire ku mwanya wigenga w'umukuru w'igihugu wa Repubulika y'u Rwanda 2017. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ntibyagarukiye aho, bahita nanone bantinya, bashyiramo isebanyabuhanga bashaka kumparabika, barantinya banga kunshyira ku rutonde rw'abakandida kandi nari nuzuza ibisabwa. Ibyo byose rero iteranyije akantu ku kandi, byose usanga ariho izingiro ry'akarengane kashingiye. Ibyo byose mwumvisha amateka menshi bagiye bafaburika, bakonkokitinga, bahimbahimba by'isebanyabuhanga, kandi nje rwose nje nkomeza kuharanira ukuri muri demokarasi yihuse. Papa demokarasi yihuse Barafinda Sekikubo Fred, umunyapolitike mwiza w'amahoro kandi wakataraboneka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, iyi politike yacu ni igifute, ni uburyohe bw'akataraboneka, nicyo cyatuzanye kugira ngo turwanye akarengane nk'aka. Musoni Augustin ni urugero laboratwari rufatika rugaragaza ko n'abandi benshi barenganyijwe muri iki gihugu cya Repubulika y'u Rwanda. Aho wakabaye arenganura abantu, ahubwo we arushaho kubarenganya kubera agatoki kamenyere gukomba gahora gahiniye. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, utekereza ko abandi sibyo baba barazize nabo? Iki ni igihamya gifatika ku bantu benshi. Uru ni urugero rumwe rwakubayeho, ariko n'ahandi niko bigenda bimera. Ni akarengane, ni ndakuzi, ni akarere abantu bakomokamo, bigatuma ibibazo byabo bidakemuka. Ibi yenda kugira ngo mubyumve neza impamvu uru rubanza rwabaye rurerure, si uko iyo nzira ibonetse ariyo iri bukize perezida wa Ruda, ahubwo impamvu abikurikirana ni ukugira ngo amenye kuko ubutabera buhabwa abantu buteye gute. Ese mwebwe mushinzwe ubwo butabera mukurikirana bo mubuha? Iyo ikaba ari imwe mu ishusho igiye gutuma habaho kuzakora itegeko ribiri rigena imiyoborere mu bijyanye n'ubutaka risobanutse cyane, ko irya mbere rivuga kuvanaho imisoro ku butaka, ariko n'ibijyanye n'inzira n'ibiki n'uburyo zigomba kuzitangwamo buzaba uburyo buzaba nta muntu n'umwe uri bubangamire. Mfatiye aho mu buryo butazagira uwo bubangamira, bwaba ubutabera ku bakene n'abakire buzabungana, kubize n'abatarize. Cyo ni icya mbere. Ikindi, zaba inzira zijya mu ngo z'abaturage zose, zaba imbibi zose mu bibanza by'abaturage byose bizajya bigengwa na leta, bizaba ari ibya leta nk'uko imihanda ari iya leta, n'imbibi zizajya ziba iza leta, n'inzira z'abaturage utuyira
tuzaba ari utwa leta, imihanda yose ijya mu baturage. Nta muntu n'umwe uzongera kwitwaza ngo inzira niye cyangwa nini. Ibyo nibyo bizakuraho ayo matiku n'ayo manyanga n'ako karengane bitwaza ngo ni ubutaka bw'iki. Inzira zose, imihanda yose iva aha ikagera he, ikava mu rugo ijya ku muhanda, byose bizaba ari ibikorwa bya leta hamwe n'imbibi. Nta muntu uzajya yimura urubibi, nta muntu uzajya wimura inzira ya mugenzi we cyangwa ngo ayifunge cyangwa ngo ayigabanye, kirazira. Ubwo uwo ni wo murongo tw'abaruda twashizeho muri za mpamvu nziza nyinshi 200. Imisoro ku butaka tuzayikuraho no ku mazu tuyikureho, n'abakene badafite igishoro cya miliyoni 6. Mbaye mvuzeho impamvu nkeya, ariko igitabo ni cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda, 200 ku rwego rwa Afurika, 20 ku rwego rw'isi. Aha birasobanutse neza iby'iri tegeko ndetse n'iby'ubucamanza ko bugiye gushyirwa ku murongo mwiza. Saho gusa rudi zibanda ni mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, bwaba ari ubw'ubutabera, bwaba bwa gisirikare, bwaba mu buhinzi n'ubworozi. Aho hose ruda yagiye habonamo inenge cyangwa se ibonamo ibintu bitagenda neza, ikaba ariyo ibyo ije gukemura. Ruda rero nkuko tukomeza tubibabwira ni ishyaka nyarwanda ryashinzwe n'abanyarwanda, cyane rishingiye ku mpamvu nziza 200, kandi rishinzwe n'umunyapolitike w'umuhanga w'inararibonye Barafinda Segikubo Fred. Akaba ari umuhanga kandi akaba ari umusaza w'imyaka 250, ariko bishobora kuba imaze kuba 260 kuko yabivugaga umwaka ushize, none umwaka warashize, uni 256. Aho rero ubwo murumva ko ubwenge buri kugenda bwiyongera kurushaho. Akaba icyo twababwira kugeza ubu yitegura kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Iyo tubivuga ntabwo ari brag, ntabwo ari kugira ngo mukunde mubyumve ko ari inkuru ishaje cyangwa ishekeje. Agiye kuyobora Repubulika y'u Rwanda imyaka 4, agakomeza ajya kuyobora Afurika yose. Ibyo birumvikanye. Ntabwo twe turwanira ubuyobozi bwo kugumaho. Birumvikana, iyo niyo ntego. Twe ntego yacu so kugondera, ahubwo igihugu ni cya bose, ni uguhanahana, kuko buri muntu yavukiye amezi 9 nka mugenzi we. Ibyo byumvikane, nta ububize gusumbya uwundi. Nta kimanuka kiza kikaba perezida hano ngo kuko cyo ni ari ikimanuka abandi ko bavutse, kirazira. Twese tunyura mu nzira zimwe, twese turi abanyarwanda, kandi twese tuzuze ubunyarwanda no ku munyotso, keretse batagira imyotso nimba ari bo biyitirira kuba abanyarwanda ba cyane. Naho ku zindi mpamvu barabashuka. Twabaruda turaje n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatira ngamuntu. Nge Barafinda Sekikubo Fred, perezida nyaperezida, perezida wa ruda. Turaje ibyo by'imanza by'akarengane, abantu barenganyizwe kuva kera na myaka nayindi, turaje tubirangize tubikureho. Niyo mpamvu twahagurutse, twaje buhoro buhoro nk'uruhara uko ruza ku mutwe w'umusaza kuna kurudi inyuma. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, mujye mutubariza kuri wa@ruda.tk. Perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred. Nanone mukampamagara ku Gasaraba 257 834 hari icyo wowe ukibabwira. Imanza tuzazikemura ku manywa y'ihango ku rwego rwa buri mudugudu, no gushingira bene gihugu ni ku rwego rwa buri mudugudu. Abamarana imyaka 10 tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka, bakongera indi myaka 10, ubwo ni imyaka 20 tukabaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka. Myaka 20 bazaba batacyongeye gusenya ingo, n'abana babo bazigana ibyo. Hanyuma twubakira abanyarwanda badafite igishoro cya miliyoni 6, tubakurireho imisoro, bajye bakora bakwakwanyira iryo tegeko rirengera abakiri bato, urubyiruko, abasaza n'abakecuru. Birumvikana bakiniye bose, tuze tubagangahure. Ubukungu bwitwe mari rahindibe ya bose, bizitwe mbatura bukungu ya bose. Hari icyo wongeraho tusoza tukubita tubangura?
dusoza ntabwo twasoza tutababwiye ko gereza zizavaho, aho kandi tukababwira ko imisoro izakurwaho ku muntu utarengeje amafaranga miliyoni 6, imisoro ku mazu, ku butaka aho ni burundu. Aho ngaho tubabwira ko Nyabarongo igiye kuzahinduka umuhanda w'amato, mutangire mushake mwiga imishinga igiye gukorerwa hariya. Tubabwira ko iriya Nyabarongo ku mbibi ziriya migezi ndetse n'indi minini hazakorerwa ubukerarugendo, kandi tubabwira ko ntabwo leta izongera kwigwizaho imitungo, ahubwo abaturage nibo bazigwizaho imitungo, kuko ubukerarugendo buzaza bukorerwa muri iyo sambu y'umuntu, inyungu izazivamo amafaranga ari 50 kuri 50. Ibyo birumvikanye neza. Haba ari ikikorwa runaka leta izakorera mu isambu yawe, uzaba uri umwe mu bafatanyabikorwa na leta. Byumvikane ko tugiye kujya leta itigwizaho imitungo, ahubwo abaturage ari mwebwe dushaka ko mugwiza imitungo. Bese ubwo ntago mwaha bravo Ruda. Birumvikana, niyo mpamvu bariya bose bishimye. Urabona ko abantu barayishima hafi gukumbagara hasi. Birumvikana, ibi ni uburyohe. Ruda ni uburyohe n'ubukombe. Narabibabwiye, reba bariya bose bishimye, bose barashaka ko amasambu yabo tuyabasubiza, none tukabarenganura barenganye, gereza tukazikuraho, abantu bose bagataha, tukazishiraho ubutabera bushingiye ku nsimburagifungo, bakora kuva saa moya kujya saa sita bataha, noneho bakajya gukora imirimo yabateza imbere n'ingo zabo n'imiryango yabo, aho kugira ngo bazicwe n'ubukene kandi batazajya mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Twibyo by'ubudehe tuzabikuraho. Abana batarafata irangamuntu bose ntabwo bazajya bavurirwa ku mafaranga y'umubyeyi, azajya avurwa na leta. Buri muturage wese utarafata irangamuntu azajya avurwa na leta, kuko n'abene igihugu, kandi leta izajya ibashingira ku rwego rw'igihugu. Birumvikanye. Murakoze cyane kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, kandi murakoze cyane kubyakira neza, kandi muzahore mubyakira neza kuko ni ibyanyu.